ubukwe ni igiki subu kuki stari kundeba ubukwe subu ni ibiki ni ibiki kujya guha abana amayobwa bakenjoyinga sister wanjye arimo arapfa ngo nkore ubukwe nawe warasaze akose akindi kintu muri iyi nzu kirirwa giteza umuntu uko ni wowe imibu muri iyi nzu ni wowe amasazi muri iyi nzu ni wowe umunuko wawe umukobwa w'inkumi ntabwo wakoga kugora si bivuze kutoga umezageza akeneye kwiruhukira akinjira handi atangirirwe n'umuntu bano wagira ngo hatuyemo abantu bapfuye wajya ngo ni amafi amaze imyaka 5 yarabuze sundi kutamvugisha Sonia ndi kuvugana nawe kurwaye se n'umuntu urarwaye ntabwo umuntu wavuga nako nimbona rwaye ngobisi none se umutwe n'indi mukubye ngende nyukuri kubimbira cyangwa no kwa muganga wagiye ukajya kwa muganga Zella ubu koko kurwara uko mbere nabonaga uri umwana mwiza koko natwe twanga ibitugora ariko twanga n'ibituvura ndi wapfuye ukava akujya kumeze kuvuna abantu watesheje abantu gutwi wari gushaka amafaranga yo kujyana mu Buhinde abantu bafite ibibazo nka 800 barasaze jewe ndiko ndi fiance wa musaza wawe ngende umukozi wo muri uru rugo Jiriga nuko nananze kumwerura yuko ntagukeneye ntanagufasha wowe ntanakwitaho ntabwo uko mbigenze kubira yuko ntakundi ako ntabwo nshaka noneho na umuntu uko umaze kungira hano beta kwa kajya kanyemeza ese ndi kwivugana ndi kuvugisha ikigo ndi kuvugisha igicucu ubundi uri igiki tavuga Koza kuri zo ntebe ibyo biboko byawe biheruka koga nko muri 3 harya ngo nzajye nkufata ngiye ngo njye kukoza mu mwana buri wowe jewe seze niyo yarangoye inkwano twazibasubiza pe ngo ntugende wowe uramaze ubundi se wagendaga guzana iki ikindi kandi nimba ushaka kubaho neza wishimye gutya nyine gufata ukunda gufata neza uduceceka ntuzigere na rimwe ubwira musaza wawe yuko hari nimwe tuye tuvugana nabi maze uzakoza agati gutya mu nkozi rimwe ucika umubwire ngo njya nkubwira nabi ucikwe niba uzisanga induba mu myanda mu bishingwe niba uzisanga muri toilette ariho nagucuritse umutwe nimba uzisanga ikuzimu wapfuye ntabwo mbizi se kumeze nk'ufite ikintu ushaka kumbwira ngo wabwira mbwira si ubuntu umaze icyo ubundi nyine wowe iyo wirebye ubuntu umaze icyo uretse ko dukeneye yuko upfa ukava mu nzira hari ikindi urabona usigaje iki umuntu utakiyoza umuntu utakigaburira umuntu utakijyana kuri toilette ukwirirwa umwuka kabisa nushaka uzahore
Zella. Zella, ngwino. Ewe. Ngwino wari kuri toilette. Ako shanda shonje. Kwibwira nyoko. Ujye mu gikoni cyo guteka. Zella. Waje ukanyara kuri toilette. Kwa mukobwa we. Basi ugeze ugera mu ishuri na rimwe. Nimba iwanyu batarana kurizi. Uzi neza ko umuntu uri ku meza bamujyana muri toilette? Nanisoni. Waje wiyubaha. Cyane niba udashoboye kwiyubaha ukanyubaha. Wakurusha icyo kibuno cyawe ukagenda ukuruza akabuno ukagenda ukagera muri wese. Ase, kuki uri umugome koko? Wari wabona iki? Ndi umugome njyewe. Ariko si ubundi nagukoze iki? Wapfuye? N'ubundi ndi hafi gupfa ibyo wihugu. Uri hafi ariko nurapfa ifata ubibone ko wapfuye. Kwirirwa uvuna abantu. Nararwaye singenda ibyo biramfasha iki? Reka mbanze nakubwire. Zella, amagambo yo kunkomeretsa narayahaze. Umva ino naka kanya no nkwisabire. N'ubwa mbere ngusabye ibiryo. Niba mbigusabye umve ko mbikeneye. Maze iminsi 3 utampa ibiryo. Byose wirugu bimena. Mpereza bwasi no kubigiye kumena. Mbabarira pe. Inzira yo kwishima no kuriranyisha. Iranyisha. Uri kumbwira ngo bimaze iki? Icyo ntegereje ni ukupfa. Nguhaye ibiryo iminsi yawe iri kwicuma wakomeza ukaba muzima. Nshaka kupfa. Mbonye n'ikindi kirabwo naguha gituma uhita upfa byihuse nagikora. Kuko nanjye ndananiwe. Kujyana kuri toilette ngo baguhehe umuntu ungana nkawe, bakoze umuntu ungana nkawe, baguhanagura umuntu ungana nkawe, batamika umuntu ungana nawe, ntabwo ndaruha kuri urwo rwego. Sindanabyara umwana wanjye ngo mbanze muvunikire numva uko bimeze. Nyuma yo kuza kuvunikira umucecuru ungana nkawe. Aho kubiguha nabifata nkabishyira muri toilette nkabimenamo. Soni. Gerega nago murango. Mbashiri. Miriwe. Miriwe neza. Icara mugaburire. Sorry. Ameze neza. Ndi kumugabira. None se wibutse kumuha ya miti se? Yayinyweye. Sorry. Vugisha musaza wawe. Vugisha musaza wawe shiri babara. Wihangane next week tuzakujyana kwa muganga. Akomana kucyururira kuko muri Imana zawe. Imana zawe kizamo. Kuri kurira wadukirije umwana. Bakagahinda. Sorry ntageri basi ufite iki kibazo. Uri kubabara hise. Ndetse yambwira ngo yarihebye abayumva atazakira. Oya zakira. Murabikiniye bamugabirije. Umva so ufite inkuru nziza. Next week tuzajya muri Kenya kwivuza. Wow. Humura pe. Humura iyo ndwara urwaye izakira uzamera neza. Amaguru nta kibazo. Umutwe kandi nawe uzakira. Kandi nanjye ndi hano ku bwawe. Sibyo? Mvugisha basi. So. Ndenurega ku bwawe. Arabasha kurya sawa. Nyine ni gake yumva. Igihe namazaniye no mugati reba hano hawo ugejeje. Urashaka kurya iki basi tu. Humura wira. Shirumva n'ubwiye. Ya miti twamuhaga imufasha umutwe. Kugira ngo worohe yarayishize sindi nimba tutabona. Yarayishize. Okay. Nyaruke.
murebera indi yego murebera iyindi shashi humura reka bumwitaho reka njye kumurebera indi yego humura ma uzaki wakitinze neza iyo uramuka umubwiye yuko imiti yawe y'umutwe nayitaye nayijugunye nari kukunigabura ku buryo mu buzima bwawe uzapfa n'ikuzimu ntawe wabona nyine nari kukwica kandi kubera yuko ukoze neza nk'umukobwa mwiza ati yaguhembe wikina nanjye se no intoki zereka gukora abaryari uraramuka unsuzuguye ndaguhonda tamira na kano washyizeho uwo munwa wawe kuko sinawe ntikitamira si uhaze fata iki uri gufata iki naguhaze njye naje kuba umukozi mu nzu yanjye kugira ngo umusaza wawe azanshake anywe njye nuko mutwitiye kandi n'ibanga ntuzabimubwire nakabaye ndi hano Uraza kwitandikira? Sisi ndi kugushaka kimwe urashaka nishobora kumubwira shiri niki Baciye n'ibyo mu kazi kandi uza kugira abana ubundi icyo mbwira bitese Actually Paul umeze ute urumva umeze gute Uzi Mbwira mubwire icyo ushaka ese ko tinya kumbwira basi se barakubwira nanjye ejo najyanye kumbwira nyine mukamenya ko ariwe nashaka kubwira mubwire shiri cyangwa yagutinya se nibanga nibanga se ngende ukimubwira rero mugira ikibazo ndambwira wabikoze kuba waranzanye ngo umwiteho mujye kumvuza ariko kumva nshaka kwitahira ko nshaka kwitahira kuko firi yanga bishobora kubabera ikibazo gusa se none wasaze urataha hasi ujya hehe umeze gutya upfira ikizi kweri twavuganye ko next week nzajya kukuvuza muri Kenya nshaka kujya mu rugo wapfira dukumva nawe oya umva shirire kiyo uzakira humura ndeka kwiyumvisha gutya umusaza waragukunda nshaka ko ntwara ntwara nitahi oya ntareka ibyo ngibyo ubuse mfiri yanga uno mutwaro wawe ushyirayo none se ndi famiye yawe wishimye n'umushiki wanjye ibyo bintu byo gupfa byivanemo abaganga bambwiye kuzakira humura shiri uzi ikintu nanjye ntekereje wa mugani no mushiki wawe ni mukuru umukobwa mukuru ikindi njya numva byo umuntu agiye gupfa byimva nimba ari kwiyumvamo ko agiye gupfa mugana kugira ngo apfire ahangaha twumva tukamwohereza kuza akajya kurwarira mu rugo yanapfa nyine muba muciciro bagashyinguza natwe twaba dutegura ubukwe kubera yuko regeshe nimba agiye gupfa se n'ubundi uzi process turimo uzi ibyo turi kurwana nabyo
ako ibintu byo kuvuga urabizi aya ni amaraso yanjye uri kuvuga gutyo situwasiyo yose yanyuramo tugomba kuyinyuranamo kubera ko niyemeje kumufasha nise sheri ndi niyemeje kuza hano kugira ngo mugwaze nagukunze uramubwira mwohereza ajye none se kabishaka kari no nyine iyo umuntu arwaye afite things zitandukanye ubona ko ari kwiyumva ibintu byose umurwayi akubwiye bamubwira ngo bikore binavuga ko mbyumva kuwa mbere tuzagenda sunge wawe sobaze ejo oya izi ni kuwa mbere tuzagenda okay uzajyana mu rugo umuntu wo kumara wayi tuza nzakuvuza kandi uzakira sibyo ihangane nzajya kukuvuza birangire umura sibyo ndagukunda sibyo se kuwa mbere ntabwo nzahageza oya uzahageza bane ngaho mbwira nze kukuzanira ikibazo ushaka kurya ariko hano bayari ntago mureke mbwira njye nikumburiye udushyimbo tukaranze ku ruhande n'agaciro okay Zella ndakoreza amafaranga uze kubimugurira cyangwa ndetse ndabujwa n'ibintu yawe tujyaho bamutekere reka njye ku kazi turasubira ntacyo kunywa se ushaka cyangwa amazi harya amatara yabasha anzanira koka ndumva rero nkumbuye muri firigo muri mutende ze ndi gukererwa reka njye ku kazi ubwo umwiteho shubayi ikujyane kugeza iwanyu ko numvise atari nakure cyane ngombwa bibucishe yibibwira ko ukeneye kugenda nyuma kuhagutegera akaza asanga nayo nakugejeje uko barama ego barama uri muri baba umva rero kubwira ikintu kimwe ugomba kuzirikana gushyira no mu mutwe wawe uyu munsi wa none ukeneye neza sibuko ibintu ubwenge ushaka noneho gusaba ukagenda iwanyu ukagenda upfira iwanyu bageze nyine umwana wakoze inura ugomba gutaha iwanyu hano uyu munsi ntabwo uri bujye gukorera muri ofisi urakorera mu rugo uyu munsi wapi natse n'agahushya kuko ndi mu gutegura bya bintu by'urugendo byo kujya kuvuza sister so rero ntabwo nasubira mu bintu by'akazi wapi dushaka kubanza kubyitaho bikarangira hanakinga ashobora ameze neza ese urakomeje ubu amafaranga yose twari turi gupanga yo gukoresha ubukwe ugiye kuyafata uyamutakazeho umujyane kumuvuza uzi neza ko nawe ubwiye kwibwira yuko ari gupfa sheri nta kintu kimpangayikishije nka sister wanjye ibintu birashakwa ayo mafaranga wowe uko uhora uvuga ariko we ntabwo ubushaka ahari ntabwo ubona ko biri ingenzi nabyo twumvikane nkuru uko umuntu arimo arapfa sishira uzi ikintu kimwe narakubwiye nirinze no kukubwira seri ndatwite uratwite nyine nanzi kubikubwira ko nabonaga tutari muri situation nziza navuga ngo wenda nzaba mbikubwira gusa dutekereza ko twakora kuko umwana wacu ntabwo riga tuzishimira ko nyine reka mwereka ikintu cy'ubukwe nta kibazo byanaba ubushobozi burahari ariko wibyihutisha sheri nabona ngewe mpangayikishijwe na mushiki wanjye nkeneye ko avurwa agakira
nagize imana mbona ubushobozi reka ngende muvuze ibintu byose tuzaba tubyitaho nyuma. none se sheri ko ntwite mushiki wawe yarabikwibwiriye neza yuko ari kumva ari gupfa ese kuki basi njyewe utari kubyumva ese uragira ngo nanjye famiye yanjye uzi kubyara nta bukwe muri famiye urasuzuma reka nkoreka ishyire mu mwanya wanjye ufite brada wawe arwaye kuriya ufite ubushobozi wareka umuntu agapfa ugakora ubukuru ari ibintu hari igihe ibintu biba ngombwa yuko umuntu afata imyanzuro kuri iyi nshuro ndigutekereza ibyo ni ibintu byoroshye kuko tuzaba tubukora icyambere si uko ndi kumwe nawe gukunda tubane kuki uri ufosi ubukwe cyane ndeka sister wanjye apfe amafaranga nari kumuvuzamo nze tuyakoremo ukurumva njyewe umuntu ari gupfa n'ubundi dukeneye gukora ubukwe umwana wanjye azavuka tutarigeze dushakana uri muri uruhande inyungu zawe gusa none se wowe icyawe ni ubukwe nta kintu ubukwe we kuri kureba kuri mushiki wawe ubukwe ni igiki se ubu kuki utari kundeba ubukwe se ubu ni ibiki ni ibiki kujya guha abantu amayobwa bakenjoyinga sister wanjye arimo arapfa ngo nkore ubukwe nawe warasaze ubukwe bwawe bukwe umuntu ndeka umuntu apfe ni ukuvuga ngo ikintu kiri gutuma noneho njye nawe tudashobora gukora ubukwe nuko mushiki wawe arwaye sibyo neva ntibishoboka naramuka akize reka mvuze umuntu akide ibyo by'amakwe bizaba biza niba utabishaka ubireke ni ukuvuga ngo ikintu kiri gutuma njye nawe tudakora ubukwe ni ukubera mushiki wawe aramutse apfuye ubukwe bwahita bujya imbere ngiye kugenda mwice hanyuma ubukwe bukomeze nyine ngo mbyare ntarigize intambara ikanzu y'umweru sinzi ukuntu nk'abandi bakuru banjye barasabwe bambara ikanzu y'umweru ubukwe bwiza buraba bw'igitangaza famiye yacu ntabakira nta kintu babuze okay basi muvuze niba ari miliyoni 2 izindi 2 uzizane nanjye ndongera izindi 2 niba ari miliyoni 20 zimuvuzemo izindi 20 turazishakira sibyo uri muri competition nande wayo uri muri competition tena uri kompeta nawe oya ibintu uri gushaka mwana wohindi tuzi aronde bakuruza ubukwe mariage ubankiraho force zibiki niba mfite shida ndi kurwana nayo tuza ibyo tuzabe tubikora singisibe bikwemereye ariko tubikora se rya uburagira ngo indangira indi garagara njye nayo tutarakora ubukwe abantu bambone baba isinyote famiye zinyota abakobwa batangiye kuvuga amagambo okay baby nimba utabishaka kwitse tuzabukora mushiki wawe yarakize umukobwa bamuruza ubukwe ntabwo bitaye kuri sister wanjye kiri mariage
gukorera umuvandimwe nari ndimo ndamukura nk'umusego nsanze yaramushaka yo ugeze ahantu ushaka kwica umuvandimwe wa bicu niba ushaka gukora umuvandimwe nari ndamukura nk'umusego ntabwo nashakaga kumwica sinaga bizi kumukunda nyine so nibigenza bite sibindi kugukura nk'umusego Yesu we bigenze bite mbwira ziraranyishe mana we zera we ushaka kwica umuvandimwe wanjye ariho mbese kwimana sonera urumva ukuntu umusego wica wumve neza urumva ukuntu umusego wica wabyumva urabyumva buradere ko ndamwishe se ubwo uri gukora ikintu uko nguko mana kuko we ko yarakwisha wabyumvise neza kuba yarangije avuga ko nawe ugiye guhita umwica ugatinyuka ukamugirira impuhwe n'ibintu bamukoreye ubwo se umwishe ibi ari byagenda byo mbashije kubona niko se umukobwa umushiki wagiye gutwerera iki ku buryo wifuza kumwica ubwe ntari bameze nabi uragiye umwicisha umusego Izabare uko nambaraga mfite kuko wambabariye kuko ndakwiyemye nawe reka kudushyira muri kiyesi mwana uyu mukobwa ni umugome urashaka nibwo uko ushaka se genda ngo nibwo uko ushaka urashaka zero uri umugome koko zero uri umugome pe yamutwaye iki umushaka kumwica nagukoze iki kuko hari ibiryo byawe warya uramutunze hari ikintu kibi yagukoreye njye nabonaga none se ko wanze ko dukora ubukwe nabonaga naramuka apfuye agashyingurwa ubukwe bwacu buri bute bukomeye twumvikane nta ry'ubukwe sasa urumva nta ry'ubukwe bunahari fata utwabo ukakirugenda njye nabara n'inshinzi y'umwicanyi fata ibyawe ugende ikintu cyitwa mariage ugihanagure mw'uyu mutwe wawe uretse ntabwo ndi kumva neza iyo ureka nkabaza nkapfa n'ubundi ko nayo igiye kwipfira ceceka aho ngaho nawe urashaka kwica ngo nta bukwe buhari twumvikane ubukwe bw'iki bw'uko ushaka kwica umuvandimwe wanjye none se uri gushaka kunyumvisha iki none nta bukwe buhari n'igihe njye nawe tumaranye nuko umwe mushiki wawe namwitagaho njyewe maze amezi 6 hano mukoropera mwogereza ibyombo mutekera mujyana muri toilette mwoza mugaburira ndimo ndakorera ubusa nari ndi kumwitaho kubera yuko nzi ko ari mushiki w'umugabo wanjye ntabwo rero ibyo bintu hanyuma nyuma yo kumwitaho ushaka kumwitura kumwica agapfa nkune nkore mariage nawe none se nimba nabonaga nta yindi mahitamo singorane nawe pakira ibyawe ugenda uva aha ngaha gira vuba kandi mbona soni wansabiye imbabazi ntabwo nirirwaga nkwitaho nkugaburira nkohereza imigati ibintu byose byo muri inzu si wowe ubirya zera si wansabiye imbabazi ntutume nkusekurira aha ngaha pakira ibyawe ugende ntabwo wamubwiye wansabiye imbabazi mbura nuko ngenda nagutinya ndagutinya pe wasibye wagira ku mugore wansabiye imbabazi cyangwa bakwica hakuzera wambabariye wansabiye imbabazi nyine bakareka kumutora muri iyi nzu njyewe igihe maze hano uzi ko mutwitiye ngo reka nzi usi wa mugabo umwana wacu ngenda batwitiye munsabira imbabazi cyangwa noneho ni sinsoba sibe buri serious ese basi wigeze unkunda gakuru ni mwiza mana nyagasani sonde ntabwo natwe wanyikubwira ngo wansabiye imbabazi ntutume nkusekurira aha ngaha wenda si ukuntu umushitsi wawe ndamusiga koko ko mukunda ari igihe wamwitagaho soni mbwiza ukuri uyu mukobwa ni mwiza mbwiza ukuri mvugisha ukuri uratinya ugashaka kuniga umuntu wowe wuzuye ubutindi n'ubugome fata ibyawe ugenda mufu nta muntu utera imbabazi aha ngaha apakira ibyawe ugenda
fine bibi tagenda ariko mwemeje kujya kunsetsa nkataha mfite inda yawe tumukugira ntuzagaruke n'undi munsi wa bicu yo mwicaye